Yesu Kristo. Umbe amina nziza. Nyongere ntabwo byangwa nabi. Murushijeho ntabwo byaba bibi. Thank you. Karibu Pastor Absalom, karibu mwese, karibu abakundwa b'Imana. Inzu y'Imana. Well, amatangazo aracyari menshi. Uyu munsi dutangiye iminsi 21 yo kwiriza ubusa no gusenga. Uhereye uyu munsi. Kandi tuzarangiza kuri Pasika, turangiza igihembwe cya mbere cya gutangira ku kwezi kwa mbere kujya ku wa gatatu, hanyuma turangize na croisade. Muri iyi 21 rero uhereye ejo hazaba haba push mu gitondo saa 11 kugeza saa 12, ndetse uyu munsi ku mugoroba saa 10 turakugira kick off cyangwa se amateraniro yacu rusange yo gutangira ku mugaragaro iyo minsi 21, kandi turabana n'abagikondo n'aba KBC n'aba bose, ntituba twenyine, turabana n'abandi benshi ba BCC. Inyuma ya saa sita ushoboye rero uze kuza turakora kick off hamwe uyu mugoroba, ubwo n'andi maparishi yacu yose abishoboye. Turashimana ko turi muri septenium y'imyaka 7 yo kwambikwa cyangwa guhabwa imbaraga ndengakamere ku bwa Mwuka Wera kubwo koherezwa. Kandi muri iyo myaka 7 hakaba umwaka wa kabiri tuvujya kwakira amaso cyangwa amatwi cyangwa se impumuro, sinzi uko nabyita, cyangwa se ubwenge ndengakamere ku bwa Mwuka Wera. Impamvu tuvuga ku bwa Mwuka Wera nuko n'abadayimoni arabitanga ariko bitari iby'ubugingo. Niyo mpamvu tuvuga ku bwa Mwuka Wera. Ibitangaza ntabwo ari ikintu gusa cyo mu Mana, ibitangaza n'imizimu irabikora. Ni birenze gusa kamere, kandi ibyo byakorwa n'umwijima, ariko twebwe turaprecisinga imbaraga twakira, ubushobozi tubona ndengakamere ni ubwa Mwuka Wera sahandi, kandi ibyo bisobanukiye neza. So rero turi mu rugero rw'umugabo witwa Samuel. Twagiye dufata igihembwe cya mbere tukajya tuvuga, tugire ingero kugira ngo mwumve neza aho tugana, cyangwa se cyari cyo kwakira amaso y'umwuka, kwakira amatwi y'umwuka, cyangwa se kwambikwa wa mugani imbaraga ndengakamere. Uyu ni Samuel. Twamufashe nk'urugero, twatangiye na Daniel, dufata Yosefu, dufata Musa, dufata benshi. Mami yavuze kuri Petero, avuga Yakobo. So iki kintu rwose cyo kuvuga tubona abantu b'Imana bambaye imbaraga ndengakamere cyangwa se bafaje ubushobozi n'Imana, ni ikintu gikomeye cyane, kuko ntawoherezwa adahawe ibikenewe. N'Imana nayo ntabwo ari umuswa kugira ngo ujye kohereza taguhaye ibikoresho bigufasha kujya gukora icyo yakoherejemo. So kwambikwa ni ngombwa. Rero twavuze abagabo benshi, twavuze ingero nyinshi: Paulo, Elisha, yakira umwitero. Twavuze abagabo batari bakeya. Nimba munyemereye reka dukomeze urugero rwa Samuel. Nuko bamaze kurya kunywa, Hana ahagurukaho bari Shilo, kandi rero umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Hana asengana Uwiteka iki? Hagahinda, arira cyane. Aka gahinda rero kaje kuvamo umugisha, kaje kuvamo Samuel. Natangira hanga ko 5 mvuga ngo hari ibintu bigomba guhinduka mu buzima bwawe kuko wabifatiye umwanya. Buriya iyo umuntu arakaye neza hari igihinduka. Hari abantu biyakiriye mu bintu barabyemera, babibamo, babisasamo. Please, iyi Mana ntabwo izakorwa isoni mu buzima bwacu, yaratubwiye ko twabigenza.
wowe nanjye tugomba kugera ahantu tuvuga ngo ntabwo nzangendera ku magambo gusa, hagomba kuba ibikorwa bifatika. Niyo mpamvu n'icyumweru cya sociale kuri twebwe ni icy'akamaro cyane, kuko hari imvugo abantu b'isi batakumva, ariko wa mugani w'Abanyarwanda, wanze kumva ntiyagize gute? Ntiyanze kubona. Uwanze kumva ko wakijijwe ntazareka kubona ko wahindutse, ntazareka kubona ko ubuzima bwawe bwagiye kuri urwego, ntazareka kubona ko wavuye mu burwayi, ntazareka no kubona ko watungishijwe nayo. So tuve mu magambo tujye mu bikorwa, tuve mu kwizera tugire icyo tumurika, demonstrate, kandi birashoboka. So amaze kwinginga, iyi point ya mbere nayivuze gutya, amaze kwerera hari iki cyavuyemo. Iyi ngingo ya mbere ngiye mu mwiherero asengana agahinda mu mutima, niho Ana yaboneye Samweli, niho yahuriye n'Imana igira icyo imubwira, imuhishurira ubukene bwayo bw'umutambyi wera mu nzu y'Imana igihe ibyaha n'ubuhumi bwari bigwiriye. Munyumve rwose, Imana imfashe. Uyu mudamu yari afite ubukene bwo kuba yitwa ingumba, akeneye urubyaro. Ariko mu rundi ruhande nanone hari Imana nayo ifite ubukene. Ubukene bw'iki? Ubukene bw'umutambyi cyangwa abatambyi bera, kuko mu nzu y'Imana hari hagwiriyemo ibyaha. Tekereza abahungu ba Eli basambaniraga ku muryango w'ihema. What a shame! Bari mu byaha bikomeye. Ariko nanone na Eli ubwe yari asinziriye, bivuye ngo yari atakibona, yari yarahumye. Ariko si icyo gusa, yari aniremereye cyane ku buryo uwo munsi yaguye bamubwiye ko abahungu be bapfuye n'isanduku yagiye, bivuye ngo agwira igikanu naho nyine yaguye. So turi mu bihe bikomeye cyane, abantu batazi. Nta myaka itoro ryinjiwe nk'iki gihe. Kera abavugaga Yesu batandukanaga n'abatavuga Yesu, bikagira inzira. Ubu ngubu bayivuga bayiroga, bayivuga bayisambaniramo, bayivukwera kwarashize. Abantu bariyalize, bari mu byaha, ndetse n'abashumba bamwe babikora cyane bagapfa kuba bemeza abantu. Ntabwo turi mu mushinga wo kwemeza, turi mu mushinga wo guhindura abantu. Ntabwo turi mu business yose yo kwemeza. Kwemeza nta n'uzabiduhembera. Ariko nitugira aho tuvana umuntu, tukagira aho tumugeza avuye mu byaha yerera Imana, tuzashimira Imana ko yadukoresheje umurimo w'Imana. Rwose mureke dukore icyo Imana ishaka. So Imana ifite ubukene, nawe ufite ubukene. Nukomeza guhatiriza ushaka ubukene bwawe gusa ko bukemuka, utumva Imana, udasaba Imana ngo iguhe amaso umenye ubukene bwayo, bityo ujye mu bukene bwayo igusubize yisubiza. Ndabivuze? Ntimuranyumva neza. Imana yari ikeneye umutambyi, umwana w'umuhungu usimbura amabandi yitwa Finehasi na Ofuni. Basambanaga bakarya ibitambo. Ariko nanone hari umudamu iruhande nawe wari wifitiye ubukene, yari akeneye umwana. Gusa ntiyabaga azi umwana akeneye n'umukeneye. Hanyuma kubera gusenga, kubera kwirira n'Imana, pafu iramushurira. Ni nko kumubwira ati, shahu rero wa mudamu we, hamwe no kuba ukeneye umwana, Imana ikeneye umuhungu. So va mu gusenga byo burya rasa ku ntego. Nimwanyumvise? Ukeneye umwana, ariko Imana ikeneye umwana. Rero igihe utarahuza n'ubukene bw'Imana, ndurabashuwa ko washubijwe. Imana iguha amaso mashya usenge nk'uko ukeneye, maze muhuze igusubize yisubiza. Icyo
yahishuriwe n'iki? Ana, gukomeza gushaka gukira ubugumba udashishikajwe no gukira no kubamo igisubizo ku Mana. Ana, ko wifuza kubyara gusa wabyariye Imana. Ana, mucyo wifuza kubona inyungu z'Imana ziri hehe? Mukigushishikaje kuki utakwifuza kumenya ku gisubizo cyawe cyabera Imana igisubizo? And she got the revelation. Arahishurirwa abwira Imana, sasa dona niwamba umwana ukamba umuhungu precisely kuko niwe ukeneye, wallahi nanjye nzamuguha asimbure vacuum, asubize ubukene ufite mu nzu yawe. Ariko uzi kuba igisubizo ku Mana, uzi kuba the answer, uzi kubwira Imana uti ngufite igisubizo, umeze nabi nanjye meze nabi, tumeze nabi twembi. Uzi kuba wasubirisha Imana icyo ikeneye amaso. Ndashaka ko mwese mugera mushaka Imana nk'abayitaye. Ari umwana babwiye ababyeyi barambwira ngo ureke iby'amasasu arakabya cyane. Bariya ntabwo bazi Imana, basenga ntibayizi, basenga nk'abayitaye. Nyakubahwa rero twarayitaye koko, ahubwo icyo utazi nuko nawe wayitaye, ahubwo yaragutaye. Icyo wakora nuko wayishaka n'umwete cyane, kuko iminsi ni mibi, iminsi ni mibi. Imana irashaka abigishwa ingabo, urubyiruko ruzima rwera rwasimbura vuba abanduza inzu yayo. Ese waba muri abo? Ni akabazo. Ofni na Finehasi baryaga ibitambo bitaratambwa ku Mana, bagakerensa ibitambo by'Imana. Imana ibicira umunsi umwe bose, yewe na se. Se yarababwira abana ba, umuntu ahemukiye Imana, umuntu ahemukiye mugenzi w'Imana yabijyamo, umuntu uhemukiye Imana yabikira ate? That's how far. Hanyuma rero ikindi ni iki, nuko Samweli yaje ng'igisubizo. Uwo mwana Samweli yakoraga Uwiteka imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume. Mumbirinde ijambo ry'ingume, ryari rikennye, ryari ntaryo, ryari rikeya. N'ubu ngubu nubwo ubona bivugwa henshi, YouTube yuzuye n'amatorero akuzura, ariko ijambo ry'Imana ni ingume, riracyakenwe, riracyashakwa, kuko abarivuga naho rigwiriye ntabwo. None se reka mbasetse, umubare w'amatorero mu Rwanda ntabwo ungana n'uw'akabari. Kuki amatorero akura akabari ntizigabanuke? Ubwo hari ikibazo. Kandi mvuze gusa mu Rwanda na Kigali, sindavuga n'ahandi. Ugiye Kampala ni ibindi skandale, Kinshasa aho nduvuge havuga itorero rimwe akavuga akabari 3 twese. Abajya mu rusengero abajya mu kabare bavahe, niba abandi bajya hombi. So baba bari ndetse baba bari mu kabare, ariko banarota no kujya mu rusengero. That's how far. Ijambo ry'Imana rirabuze ko abantu barashaka ko bababwira ibibakushimisha. Fata neza amasaha, mfata neza, ngufate neza, sinzakumurikira Imana warabaye muzima. Ese ubone ngufata neza kubera iki? Ninagera imbere y'Imana uzamvuganira, ambwira ati wambereye igifu, ntabwo wamfasha abana banjye. Reka nkuvuge gutya, tuzapfana nawe tugwane, ariko Imana izanshima. Icyo ndakivuze rwose, twumvikane neza. I'm not here to please you. Who are you? Ijambo ry'Imana rirabuze, abantu bishwe n'inzara kandi
birwa basoma Bibiliya ariko bayisoma bayicutse, bayisomera nyine uko bifuza, nyine wahura n'iki? Dore iminsi izaza, niko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizabi ari inzara y'ibi byo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumvira amagambo y'Uwiteka. Umva de iyo Ruzagayura, murayizi Ruzagayura? Ni inzara yadutse Ruzagayura. Azateza inzara, azaba ari inzara yo kurya no kunywa, kuko ibyo kurya no kunywa wabihabwa. Inzara y'ijambo, inzara y'ukuri kw'Imana, inzara y'amagambo y'Imana yagukoraho ukaba mu inzara ikuvana mu bya inzara, ukumva ukumbuye ukuri nubwo kwa kugonga. Nabwiye umugabo umwe, nambwiye nti Imana yakugaye, yambwiye ko yivangira kandi wagize isoni zo kuyivuga imbere y'abatizera. Hanyuma arambwiye ati oya ntabwo ari Imana, turashwana mu kigo cy'amasengesho. Arambwira ati yo ntabwo ari Imana, Imana nzi ntabwo ari yo ngiyo, potre rwose Imana yo si Imana. Masasu rero ngewe uko mbimera, yungonze turaceceka kuko nta mpamvu yo kujya impaka. Nize guceceka, nize gusenga, nize gukora. Ibyo narabyize ndicecekera. Nyuma hashize nk'amezi 8 araza kundeba arambwira ati bya bindi wavuze nuko reko bivuze nabi. Arambwira twese turi Abanyarwanda, urakuze ndakuze, hari uburyo kameme wabwira umuntu. Hari uburyo wabwira umuntu. Icyo ukeneye ntabwo ari disikuru nziza, ukeneye cyakujanjagura kikuvanayo, kuko urasaza, iminsi iragusiga, kandi ko wandika amateka azaguteza isoni imbere. Mfite imyaka 40 sinjya nyivuga, yo nivuze nanone, ariko sinjye nyine ninde udafite ibiranga yanditse nitanditse niranga simwese. Mujya mwinjira mukagira nk'abandi nge munyabyaha gusa. Hari abayagabanyije kubera kurongorwa, hari abayazamuye kubera kurongorwa. Ninjye se wa mbere ko mundeba. Nzateza inzara mu gihugu, ntizabi ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari yo kumva amagambo y'Imana. Utse mu Rwanda turayakeneye, ya nubwo radio zigwira ariko irakeneye. Kandi bazagira bate? Mvurira ijambo, bazagira bate? Bivuga cyane. Bazagira bate? Ongeramo. Ngaho mbirindi jambo basharjara. Bazazerera mbirindi jambo. Bazajarajara, bazazerera, bazabungabunga, bazakubita hirya bashaka igiterane, bakubite hino, bazajya munsi y'igiti, bajye mu shyamba, bajye mu mazi, bazazerera. Bazazerera bashaka abahanuzi barebare, abavuye Cyangugu, abavuye Kibungo, abanwigira, bazajarajara, bashaka iki? Bazatunga mu byumba, bazajarajara. Bazumva amakuru y'uvuye Tanzania uroga cyane, bajye Kagaro, niba ari Kagoro ni Kagaro, bajye Tanzania bashake umupfumu ugeze umwigira. Nibavayo bajye gushaka n'umuhanuzi wa byumba. Bazajarajara bashaka Imana bayivanga na Satani, bazajarajara. Si kujarajara no kubura icyerekezo, ni pya pri. Ari umwana wacanga mbivuge se mbere ki tazajya mvuga byose nanjye bazankosore. Bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi bajye iburasirazuba, bazakubita hirya na no hino, bashaka ikidi, bashaka iki? Kubera iki? Kuko hazaba hari iki? Inzara y'iki? Ijambo ry'Imana.
ariko ikibabaje rero, bashaka ijambo ry'Uwiteka aka ngaka mugavuge gatatu. Subiramo, nyongera aka gatatu, mbirindi jambo risa naryo baribure nka mukuru wako. Manyirarume mumbe bavukana n'iryo jambo barihebe. Ndabizi ko mwabibona mpa be kuribona baribure barihombe bafire mwaho bari mumbe amagambo be kuribona. Uvuze iri jambo bavuga bati urakabije. Ibi ngiye ubimenya urikeneye nyaryo. Umukobwa wanjye w'imfura yagiye muri Amerika, amaze umwaka abwiranye, arambwira gutya, mama nkumbuye gukosorwa, nkeneye umuntu wanduka, nkeneye basi nibura umuntu wanjye burati. Natangiye nirukanka gutya, ariko numva nkumbuye ko wabasi niwangurura n'amatwi basi. Uzi ko ari igihe umuntu, hari abantu badakunda abantu bababwiza ukuri kubagonga, ariko umunsi umwe uzakumbura ukuri, uzifuza amasasu. Ubu ngubu ntabwo uramenya agaciro kanjye. Uzarya ibirohwa bagucurike bagucurana, uvuge uti wa mugabo nubwo n'uruhara rwe hari ukuri yavugaga ashize amanga, ukagira ukuntu ngatamvura uti uzankumbura. Ubu nurankumbura uzankumbura jarajara gusa. Uwo munsi inkumi nziza, igitangaza nuko ari nziza, inkumi nziza n'abasore nanjye kuvuga bameze gute beza, bazicwa n'iki ry'iki. Inkumi nziza turazifite. Hari uwambwiye aravuga ngo impamvu njya z'amasoro, hari udukobwa shaho twiza, mujye muba beza mubazanire, byatuma bapfa kuza. Hari abazakurikiye twiza. So inkumi nziza niki n'abasore beza bazicwa n'inyota, inyota y'ijambo. Ariko byo ntukabe muri bo. Ijambo ry'Imana nyaryo rirabuze. Imana irashaka abigishwa ingabo, urubyiruko yatuma mu bwoko bwayo. Of course bahishuriwe n'ijambo ryaryo ry'ukuri, ariko benshi barangaye mu by'isi, n'abandi byigenge, abandi inzererezi, abandi jaranjaraje, abandi jagaraje, zidafite uyobora, zidafite. Ariko Imana idufashe. Samweli amaze gusaza agira abahungu be abacamanza. Imfura ye yitwaga Yoweri, ubuheta yitwaga Abiya. Bari abacamanza, bari abacamanza. Ariko abahungu be ntibagendana ingeso ngize, ahubwo bakiyobagiriza gukunda ibintu, bagahongerwa, bagacurwa kibera. Abo ni abahungu bande. Mu bintu byambabaje n'iki cyanditswe, yo kubabwira iki kintu kandi ndashaba mu nsengere. Akaga gakomeye mu buzima ni ugusaza udafite abana bawe bakurikiye inzira n'ingeso zawe. Ibi mu nsengere rwose. Impamvu navuze ngo mu nsengere nuko sinumva impamvu aba bahungu ba Samweli waje gutabara, aje gusimbura ibirara byari mu nzu y'Imana. So uyu mugabo yarababaye cyane Samweli. Kubera iki yababaye cyane? I guess yaje abona Finehasi na Ofni uko basambana, uko bakora ibyaha. Number 2, yavukiye kuza kuzungura no gutabara mu nzu y'Imana. Akura akiranukira Imana, ari hafi mu nzu y'Imana gutya, imbere y'umusaza witwa Eli wahunye, waremerewe. Hanyuma we aza ari igisubizo. Harakura haba umuntu w'Imana, nawe yarizeye ko azabyara abantu b'Imana, kuko icyo wabonye
uwakikurinda wakura ubwatsi. So yari yarabonye uko abana babi bavuna umubyeyi, yarayibonye. Yabonye Finehasi na Ofuni. Araza harakura, arundukira mu buhanuzi, arizera ko abana yabyaye, abana yareze bazaba bazima. Agira akaga gakomeye, nimba ari ukubera deliverance, nimba ari iki. Kubona umwana wawe ariho arasubira mu byaha byawe birakwica. Kubona waramubyaye ufite imyaka 18 uri umukobwa kubera gukubagana, ukamubyara nk'ikinyendaro, ukabona nawe ageze muri ya myaka atangiye kujarajara mu duhungu, apfa kugira 17 umutima ugawe, ukabona neza aho agana, biragapfa kubura kuzungura muzima. Kandi iki ngiki mwakindinda mwebwe, bamwe muri mwebwe bazima, mwampumuriza. Biragapfa kumara imyaka nk'iyo maze ukorera Imana 42, ukumva imbaraga z'umubiri ziragenda zishira, hazamuka iz'ubwenge, ariko wagera icyo ukareba ugasanga haba kwicaye imbere imyaka n'abapfu. Biragapfa. Imana izabindinde, kandi nta bandi babindinda ni mwebwe. Of course muravanze, harimo abarozi, harimo abanyabyaha, harimo abatugambanira, harimo amen, muravanze cyane ku buryo iri ni isoko ridafite test. Nibura abacengezi hari cengezo metre wenda, ariko mwebwe muravanze. Hari abaje gushaka inkumi, hari abaje mu kazi, nibura abo ngaho bakazi basaturinda umutekano kugira ngo batagira baduterana grenade, ariko hari abandi gusa. Nanjye nkeneye abazima nzirata, kubera ko ntabwo nabereye umwana mubi. Yomba umwana mubi ntabwo uhagara imbere y'Abanyarwanda imyaka 30 kuva 94 uvuga gutyo ushize amanga ku mugaragaro, ukageza 2024 utarajya muri brigade nta mvururu. Kandi Abanyarwanda bacyocyora, bareba, basuzume iki gihugu, buri muntu ni maneko. Ntabwo wamara imyaka 30 uvuga imbere y'Abanyarwanda ufite ibyo uhishira ntibaguhishurire, bagushyira hanze. Nuko hari icyo ushaka, nuko hari uwo nemera, nuko hari uko nitwara. Kandi ndabibabwira rwose mubimenye. Biragapfa kubura umuntu wagusigarira mu kibazo. Biragapfa. Mu mpano wampa mu buzima bwanjye nuko wakurikira inzira zanjye, nimba wemera ko ari nzima. Iyo niyo mpano wampa. Uyu mugabo yarababaye Samuel. Kuza ukaza mu nzu y'Imana uri mutoya, ugakura ukorera Imana, ukajya ubona abo wasanze bakuru bakora ibyaha. Buriya abantu benshi bazanga bashaka Imana, ababagusha nabo baba basanze. Hari umwana w'umusore yari wajya gufata inkumi ariya, gasohoka nabo gutyo, yabasanze hano dakabatereta. Baramundegenda muhamagara, ariko sha wowe ibyo numva ni ibiki?
arambwira we papa baratubeshya anarira bucyatera inda. Masasu ntabwo turanga kugira ngo tubagushe neza. We are here to bring you to the master and to invest in you for your glorious future. Kugira ngo umunsi twaruhutse n'umunsi tutuje tujye dukitse. Urabona nko ku cyumweru sinari ndi hano, ndi Nyamata, ariko nagiye kuri YouTube ndeba Byiringiro Kele bari kubwiriza, yaje no kunsanga Nyamata. Ndeba Esther ari kubwiriza, ndeba Hila, ndavuga kameme mfite future, wenda mfite future, ndayifite.